Amahoro 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 amahoro. Twongeye kubasuhuza kuri uyu mugoroba mwiza w'umugisha, umunsi Imana yongeye kuduha kugira ngo twongere kugaruka hano muri studio za Duel TV. Gahunda nikora neza. Mugiye kuganira kuri uyu mugoroba ni Reverend Benjamin Kwitonda. Rero tukaba Imana itwemere kugira ngo twongere kuboneka imbere yanyu. Muri uyu mugoroba mwiza ngarutse ngira ngo nshimire cyane n'inshuti zacu, abavandimwe bacu n'ubundi duhuriye kuri uyu muyoboro, abari hano muri Amerika, muri leta ya Kentucky, umujyi wa Louisville, ndetse no mu zindi state zose zigize umugabane wa Amerika, kimwe n'abari muri Afrika mu bihugu 54 cyane cyane abavuga mu rurimi rumwe rw'ikinyarwanda duhuje, biganje mu gihugu cy'u Rwanda, Kongo, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, ndetse n'abandi hirya no hino ndabizi ko bahari, ndetse nabo muri Australia, abo muri Asia, abi Burayi, abo muri Canada. Tumaze kugira inshuti nyinshi, tumaze kugira abavandimwe, kandi koko ni nayo mpamvu kuri uyu mugoroba narinje kugira ngo tuze gukorana ikiganiro gito cyane kijyanye no kuramya Imana no guhimbaza, ariko cyane cyane mbanze mfata umwanya wo gushimira abantu. Ngira ngo tumaze nk'igihe kigeze nko ku mezi nk'abiri dutangije uyu muyoboro wa Duel TV. Gahunda arikora neza, kandi twararebye dusanga ko Imana yaduhaye buri gitondo cyo kugira ngo tujye dutunganya ibitatunganye, ibitarakozwe neza mu bihe byashize, kuko bijya bishoboka ko umuntu ajya agira amakosa menshi akamara imyaka myinshi akora nabi. Ariko noneho ubimenyeye, aho wumviriye iri jambo rivuga ko Imana yaduhaye ibitondo byinshi byo kongera kugerageza, ukumva ko nari igihe cyo kongera ngo ugerageze kandi ibyo ukora ubikore neza ku rwego rwawe, aho ukorera, ibyo ukora, ibyo yaba ari ibigutunga, yaba ari ibiguhuza n'abandi, imikorere yawe, imikoranire yawe n'abandi yose irangwe no kuba ukora neza. Ibyo nibyo byiza, kandi byose bikorwe mu rukundo, mu bwuzuzanye no mu bwubahane. Rero turabashimiye mwe mwese ko kuva twatangiriye gahunda ntimwigeze mudutererana, ndetse twagiye twakira za message nyinshi zanyu, mugenda mutwifuriza ikaze, mutubwira muti ni byiza dukomeze twagura ibikorwa, mutwifuriza kugira urugendo rwiza, ndetse munatwizeza ko tuzanarubanamo neza. Hari abantu rero bagerageje kugenda batwandikira, hari abagiye baca mu gikari, wenda ntibanyure hasi ngo bandike muri commentaire, bakanyandikira jye ubwanjye kuri telefone iri kuri screen hasi, bakanyandikira, bakansuhuza, bakaduha ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ndabizi ko hari ababikoze ku ruhande rwanjye, hari n'ababikoze ku ruhande rw'uwo dufatanije gukora kuri Duel twa Galius. Ndabizi ko nabo barahari, mugenda muduha ibitekerezo uko bukeye nuko bwije. Rero uyu mugoroba tuje tubashimira yuko kuva twatangiriye gahunda mukomeje kutwereka ibikorwa byiza, mukomeje kutwereka urukundo, mukomeje kutwereka kubana natwe. Kandi ikindi nabonye nuko mu nshuti twari dufite twungutse izindi, bitewe nuko iyo ufite inshuti burya igusiga iyindi. Turabashimiye cyane, turabashimiye mwebwe mwababyeyi mwe, turabashimiye bagabo twabanye muri iyi minsi kandi nundi dukomezanyije, turabashimira mwebwe rubyiruko, namwe mwakomeje kugenda mutanga ibitekerezo byanyu, ndetse ari nako bamwe na bamwe bakomeje batangiye kujya baza tugakorana ibiganiro. Namwe abo twakoranye ibiganiro haba hano muri Amerika, hari n'abandi bari kumbwira ko tugiye kujya tubikorana. Kandi buriyo mvuze iri jambo ntabwo hano biba byoroshye kugira ngo umuntu afate umwanya we muri Amerika awuguhe aze muganire, mwungurane inama, muganire ku kiganiro wenda kijyanye n'uburyo bwo kuramya Imana no guhimbaza, n'igihe tuzaganira kujyanye no kwiteza imbere ndetse no gufashanya hagati yacu bwacu, ibikorwa byaduteza imbere n'indi. Kugira rero ngo ubone abantu hano ntabwo biba byoroshye, kuko hano time is money, igihe ni amafaranga. Rero nimuzajya mubona abantu baje bakicara kuri Duel TV bagatanga umwanya wabo, bagatanga igihe cyabo, namwe aba ari igihe cyo kugira ngo mwumve ibiganiro byabo. Kandi noneho namwe nimurangiza mubifate mukomeze mubihe n'abandi hirya no hino, kugira ngo mu gihe kiri imbere tuzabashe gukora ibintu binini kandi bifatika. Kandi uko ni nako no mu Rwanda hari abahari begera Galius, hari abahari bashobora kuba bamwegera
hariya mu mujyi wa Kigali mugafatanya kugira ngo muzamure umuyoboro. Ndabizi hariyo abagabo beza, hariyo abagabo b'Imana, hariyo ababyeyi beza, hariyo urubyiruko rwiza rushobora gufatanya nawe kugira ngo turebe ko twazamura iki gikorwa kibe igikorwa kigize umumaro kandi kibasha kugira icyo cyunganira abantu muri sosiyete. Ndatekereza rero yuko yaba ari aho ngaho mu Rwanda, yaba ari n'abari hano, kimwe n'abandi mu bihugu bigiye bitandukanye, mugenda mutwandikira muvugana natwe. Burya ibitekerezo byinshi muduha, inama nyinshi muduha, ndetse n'ibyo mwifuza ko twazajya tubivugira hano tukabiganiriraho hano mu rwego rw'ubujyanama, mu rwego rwo kugira ngo niba hari abantu bakora nabi bahindurire bakore neza. Gusa icyo tutakora nuko ntitwazana amazina y'abantu, ntabwo twakinjira mu buzima bw'abantu. Gusa icyo dushobora gukora ni ukujya inama, ariko kubw'ibitekerezo byiza mugenda mutanga n'inyunganizi turabashimiye. Ndatekereza rero yuko hari abantu bagerageje kugenda batanga ibiganiro byacu mu minsi yose yatambutse, ari no mpamvu natangiye kubona mbona ko bigenda bizamuka gake gake. Ariko reka mvuge ngo nimureke uyu mwaka 2026 ubu mwaka w'imbaraga, twese dukorane hamwe, dushyigikirane. Njya mbwira abantu nti nubona mwene so cyangwa umuvandimwe wawe afite ibintu atangije cyangwa se ashaka gukora, burya iyi nshingano yawe ukimara kubibona, iyo ubonye ko ari byiza, icyo ukora uramushyigikira, ukareba ibisabwa, warangiza ukabikora. Sinzi ko ntago nigeze nza mvuga ngo munkorere subscribe, ntago nigeze nza mvuga ngo share comment, kuko ndabizi ko muri abantu bakuru muzi kijya mbere. Nzi neza ko ibyo bintu byose mubikora kandi mukabigira ibyanyu. Kandi koko nibyo, kuko mfitemo abantu bagiye bambwira bati ibyo rwose tuzabikora kandi tuzabikora neza. Reka tubasabire umugisha kandi mukomeze mubikore neza. Kuri uyu mugoroba rero numva nari nzanywe cyane no kugira ngo mbashimire. Ikindi cya kabiri nuko hari gahunda ijyanye no kugira ngo turebe ko byibuze muri uyu mwaka 2026 hazabaho impinduka, abantu bagakora ibikorwa byo kuramya Imana ndetse no guhimbaza Imana. Abantu bakazamura impano zabo mu kuramya Imana no mu guhimbaza. Ndetse kuramya Imana si indirimbo gusa zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana babyina, ari abasenga, ari abavuga ubutumwa, bose burya ibyo babikora kandi bakabikorana umutima wegereye Imana. Baba bari mu bikorwa byitwa kuramya, byose babikora baciye bugufi kandi bafitanye ubusabane n'Imana. Gusa twebwe tukagaruka cyane ku kijyanye no kuramya no guhimbaza Imana, aho tuzabona abantu, tuzagenda dutumira abantu benshi bagiye batandukanye, bakaza bakatuganiriza ku bijyanye n'ibyo bintu, ndetse igihe kikanagera tukava muri teori tukajya muri pratique. Haba ari hano muri Amerika, haba ari muri Afurika, tukabona urubyiruko, abahanzi Imana ihagurukije, abaririmbyi, amakorari se hirya no hino ashobora kuza akajyaho, yarangiza akanyuzaho indirimbo zabo tukazibona. Kandi burya bibumugisha, bikazamura abantu, tukigishanya kuramya Imana no guhimbaza Imana icyo ari cyo. Ariko icyo ngira ngo mvuge kuri uyu mugoroba nuko Imana iha agaciro umuramyi, n'umutima abikorana kurusha indirimbo. Hari igihe guceceka, kwihana ndetse no kwegera Imana biba igikorwa cyiza cyo kuramya kuruta indirimbo, kuruta amagambo, kuruta kubyina. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo ni byiza ko ibintu byose tubikora. Twari twirefereye ku ijambo rimwe rikomeye cyane, ku ijambo Yesu yabwiye umusamariya, aramubwira ngo birakwiriye ko abasenga Data bamusengera mu kuri no mu mwuka, kuko mwe nabo ngabo rero bakwiriye kumusenga, kuko Data ari umwuka, natwe bakwiye ko tumusenga mu kuri no mu mwuka. Ibyo ni muri Yohana ibice 23 na 24. Uyu munsi wa none rero nifuzaga kugira ngo twongere turebe, ese koko Imana yanga indirimbo abantu baririmba? Igisubizo ni oya, ntabwo Imana yanga indirimbo, ahubwo icyo yanga ni imitima yabo iri kure y'Imana. Rero ni byiza yuko ibyo dukora byose tuzana imitima yacu, tuzana guca bugufi, imitima yacu twayerekeza ku Mana, tukihana ibikorwa dukora tukabikora twejejwe. Iyo ibyo bintu tubikora gutyo tukabikora neza, duhabwa umugisha n'Imana. Dore ko iki gikorwa cyo kuramya, iyo tuvuze abaramya n'abahimbaza, iyo twasanze ko kuramya ndetse no guhimbaza ari ibintu byigirwa mu ishuri, abantu barabyiga kandi bakabimenya. Kandi twasanze ko mu itorero
harimo ishuri ryigisha ibyo bintu bijyanye no kuramya Imana ndetse no guhimbaza Imana, aho abantu babitangira muri Sunday school bugacya bakajya mu rubyiruko, ejo bundi bakajya muri korali nkuru, igihe kikagera korali zikamamara zikamenyekana cyane, ndetse bamwe muri bo bakagera n'igihe bagira indirimbo zabo mu giti cyabo zikazamuka zikagera ku rwego noneho umuntu aba umuhanzi akaririmba ku giti cye, akaba yagera n'igihe ibyo bintu abantu babikora yaba ari amakorali bakageza igihe babibyaza umusaruro bakabikoramo amaporoje, hakaba igihe noneho n'abahanzi nabo ubw'abana bari bahembaga indirimbo ku giti cyane nazo zizamuka, igihe kikagera ugasanga ko nabyo bamuhamagaro ubatunze kandi bakabaho neza, ugasanga izo mpano zabo. Iyo tuvuze kuramya ndetse no guhimbaza, icya mbere tubona umuntu ufite izina runaka, uri mu cyiciro runaka cyo kuramya, uri mu cyiciro runaka cyo guhimbaza Imana. Kandi nanone ikindi tubona impano yahawe ubwo yarambikagaho ibiganza n'abakuru. Iyo mpano yakujeho uyihawe n'Imana, yayiguhaye kugira ngo uyikoreshereze ubashe gukora umurimo, uyibyaze umusaruro n'itarano wawe. Niyo mpamvu ibyo bintu ngewe ngo hamagara mu 2023 kugira ngo ntutesha agaciro impano Imana yagize gute yaguhaye. Niba yarayiguhaye yikoreshe neza mu kuramya Imana no mu guhimbaza Imana, kandi ibyo bintu ubikore mu kuri no mu mwuka. Hari ijambo ngira ngo mbwire abantu bagomba kwitondera. Ntabwo iyo Imana igenda idutumaho, kadutumaho abakozi bayo, igihe kikagira ikutuma abahanuzi, igihe kikagera abakozi b'Imana bakigisha abapasiteri, abashumba, abapadiri ndetse bakigisha abantu bitewe n'idini cyangwa n'itorero runaka bakigisha abantu. Burya icyo tuba tugira ngo umubiri wa Kristo wubakike, ukure, umere neza, ibyo bakora babikore neza nk'abantu bigishijwe, nk'abantu bafite ubumenyi. Niyo mpamvu rero ngewe rwose mpagurutse muri iki gihe na bene data kugira ngo tuye ko twasenyera Satani. Niko ubushize twavuze mu kiganiro ko tugomba gusenyera Satani, kugira ngo abantu muri twebwe bahagurutse hagati muri twebwe bari muri izi mpano zigiye zitandukanye, ntabwo ari zo kuramya Imana gusa no guhimbaza Imana, yaba n'abavuga butumwa, yaba n'abapasiteri bazamutse hagati muri twebwe, Imana ibagiriye icyizere bagahabwa izo nshingano, Imana ikaduha guhagarara imbere y'abandi. Birakwiriye yuko duhindura tugakora ibi bintu kandi tukabikora mu kuri no mu mwuka, tukabikora duhagaze mu kwera kw'Imana. Ndagira ngo mbahamagarire bene data duhaguruke dukora ibyo bintu muri ubwo buryo, kuko iyo tutabikoze neza habiki tugwiza abantu benshi banga Imana. Dukomeje kubivuga, abantu bakagira ngo ubuzima bw'abana b'Imana batarakizwa, bakagira ngo niko abana b'Imana babaho. Mujye mwibuka ijambo rimwe bigeze abazesetse, tuzamenya abakizwa ari bande, tuzamenya bemeze gute abakizwa ni bande, tuzababwirwa n'iki, tuzabamenyera ku imbuto zabo. Iyo tutera imbuto zikwiriye abihannye, turi muri za mpano, turi muri ya mirimo, burya ntago aba ari byiza. Ndagira ngo mbagire inama, nubwo mbivuga gutya, hari igihe kizagera abantu badusuzugura. Reka mbabwire, tuzaganira kenshi cyane kugeza igihe wowe ubasha kubikora, ukabikora bikaba bigufitiye n'umumaro, bikaba bifite naho bikugejeje, bikaba byaratumye umenyekana, ukaba ubikora. Ushobora no kutaranamenyekanye, ariko niba ubikora uhabwa n'umugisha n'Imana. Ariko igihe kizagera niba ubikora nabi, abantu bakamenya ko ubikora nabi, nta muntu n'umwe uzakomeza kugukurikira ubikora nabi. Ibi bintu ugomba kubikora mu kuri no mu mwuka. Ugomba kubikora uri mu kwera no mu gukiranuka. Ibi bintu ugomba kubikora wera imbuto zikwiriye abihannye. Rero igihe cyose muzabona ngaruka hano nzagenda mbivugaho. Hari abagerageje kumbwira, hari umuntu umwe wanyandikira arambwira ati yeweho, ati nanjye natangiye ntagira mu ishuri ry'icyumweru nsenga, abantu batugisha kuramya Imana, turabimenya, igihe kiragera Imana iranzamura, ariko itorero riyifata nabi, rirampfobya. Wabwiwe n'iki ko rigupfobya gute? Byagenze gute? Birashoboka ko ushobora kugira umuyobozi utari mwiza, ntaha agaciro impano Imana yazamuye mu itorero. Birashoboka. Kandi nituvuga ntago ari wenyine mbwira, nawe turamubwira, kuko nawe nakomeza gukora gutyo, nawe ntago Imana izamwohereza abandi bazamura umurimo w'Imana, kuko nawe akomeje akora umurimo w'Imana nabi. Nawe ari we agomba guhinduka, ariko nawe ugahinduka ugakoreshereza impano yawe Imana yawe kandi ukayikoresha neza. Imana ibaha umugisha cyane. Rero ni byiza yuko tuba ibyitegererezo byiza.
hari amagambo ngira ngo mbabwire abiri mugomba kuzajya mwitondera. Rimwe riri muri Amosi ibice 5 n'umurongo wa 23. Reka ndisome iryo jambo ndahiza nsome n'irindi riri muri ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo ibice 15 n'umurongo wa 8. Naho twaba tuvuga abantu ntibumve, ariko ndagira ngo wumve iryo jambo, wumve uburyo Amosi yavuze ibice 5 n'umurongo wa 23, wumve ababwirwaga uko babwirwaga. 5:23 haravuga ngo nkuraho urusaku n'indirimbo zawe, kuko ntashaka kumva ijwi ry'inanga zawe. 24 ahubwo ureke imanza zitabera zigende nk'amazi, no gukiranuka gukwire hose nk'uruzi rusandaye. Urumva ko Imana ikunda indirimbo, ariko ikanga umuramyi, ikanga uhagarara atwika agaragaza yibumbaritse, ariko muri we Imana yaza kureba ikajya yumva urusaku rw'indirimbo, ariko yashaka umuntu ikamubura, imuburira ishaka umutima w'uwo muramyi ikawubura. Rero Imana irakubwira muri iki gihe ngo ibyo wahagurutsemo, ibyo ubayemwo, reka kubimenyera, reka kubimenyera, reka kubimenyera. Ijambo ry'Imana rakubwira ngo nkuraho urusaku. Iyo uri gukora biriya bintu utarimo gukora no gukiranuka, uba uri gusakuza, uri cyumba kirenga, ibyo urimo ntabyo nawe ubuzi. Ariko uyu munsi wa none turakubujije, uyu munsi wa none turakugira inama, uyu munsi turamugamara muri Kristo Yesu kugira ngo izi ndirimbo nuzongera kujya ujya kurambura ururimi, ujya kuvuga ngo uri kuririmbira Imana, ujya kuvuga ngo uri muraramya Imana, uvuga ngo uri muraririmbira Imana, ujye ubanza urebe mu mutima wawe, wibaze ikibazo ngo ese nta bintu biri muri nge bihishwe bintandukanya n'Imana? Niwumva bihari ubanza ukemura icyo. Natangiye mbabwira ngo hari igihe guceceka no kwihana no kwegera Imana bigira agaciro gakomeye cyane kuruta guhagarara uvuga ngo uri muri kugira gute, ngo uri muratambira Imana, ngo uri muratambira Imana, kandi muri wowe ufitemo udatunganiye Imana. Irindi jambo rya kabiri riri muri Matayo ibice 15. Reka naho twumva uko havuga, uko Yesu yavuze. 5:15 umurongo wa 8 haravuga ngo ubu bwoko bushimisha iminwa, ariko imitima yabo imbakuri. Ugiye ku 9 aravuga ngo bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ntabwo ndi kujya gutatura iby'ijambo ry'Imana na teoloji, ndabizi abantu barigishijwe cyane n'ubu barabyumva. Nge ndi kureba ijambo rimwe aho riza rikumira, rigahagarara aho abantu bamanuka bajya kwiroha. Niba navuga ngo ni mu cyobo, hari ahantu hari icyobo haraza butahitaga ngo ni mu Rwabayanga, abantu bamanuka bajya gwa mu Rwabayanga. Ngiwe ndazanira ijambo kugira ngo rihagarare ku rwobo, aho aba bantu bari kumanura abantu benshi mu rwobo, kandi bakabajugunyamo babeshya ko bari kubaririmbira, bakabajugunyamo babereka yuko bari kubegereza Imana, kandi nabo ubwabo bategereye Imana, kandi ndetse n'abaza batugana muri uko kuramya Imana no guhimbaza Imana, nabo hari uburyo batuziho amakosa menshi menshi cyane, kandi bazi ko tutigeze dukizwaho. Iyo rero turi gufata abantu tuvuga ko tubayoboye, kandi tukavuga ko turi kubegereza Imana, batuzi gutyo kutari kwiza, ariko natwe twizi ko tutari beza, tuba turi gushyira abantu mu cyobo, tuba turi gushyira abantu muri Gehinomu. None ndagira ngo nkubwire ngo muririmbye, muri korari iyo ari yo yose, muramyi uri kuramya, muhanzi, munyamasengesho, mudiyakoni, mwarimu, pasiteri, mushumba ku rwego rwawe, mureke two kujyana abantu Gehinomu. Ahubwo ibyo dukora byose tubikore tubikorera mu kuri no mu mwuka, tubikore atari urusaku imbere y'Imana, tubikore bitubera umugisha. Naho mu isi tutagira ibyo turamushye, ariko mu ijuru
tuzajyana iminyago. Imana ibaha umugisha. Njye ni iryo shyaka mfite, kandi si njye nyine tifatanije n'abandi benshi. Hirya yuko turi kubona ko hari ibintu byinshi biri kwangirika, hirya yo kubona ko urubyiruko rwacu rwahagurutse ruri kwangirika, kugeza n'igihe abantu babona ko ibyo barimo iyo nta nyungu birimo, bahindura bagahindura ibyerekezo bakajya mu yandi mafuti menshi, mu kwishakira indamu n'ibindi. Ariko niba uvuga yuko uhagaze uvuga ibya Yesu, ukaba uhagaze wumva yuko uri kuririmbira Imana, kumva uri kuramya Imana, kumva kuri kuyobora abana b'Imana, kumva kuri kwigisha abana b'Imana, birakwiriye ko nge nawe tugira gute duhinduka tukegera Imana. Indirimbo ni nziza, amajwi ni meza, ariko birakwiriye ko n'imitima yacu iba myiza igasukurwa kandi ikabiri imbere y'Imana. Imana ibaha umugisha. Kandi nanone reka dusabe kugira ngo hirya y'ibi birakwiye ko itorero naryo rigahaguruka rigafata iya mbere, rikareba aho bipfira kugira ngo tugorore ibitagororotse. Nari ntangiye mbabwira ngo hari umwana wanyegera arambwira ati giye barampfobeje, biba ngombwa ko nanjye ubu nsigaye nkora ibyanjye, ati ndagenda nanjye ngakora igiterane aho ngikoreye iyo, ati nanjye sinshobora kujyana na pasiteri, ati nanjye nkagenda nkihugikana abantu, ati nagira amahirwe nkabona icyo nisaruriye. Ntabwo Imana ifite ikibazo cy'ibyo usaruye n'ibyo ubonye, bifate wirire, nta kibazo rwose kirimo. Umenye n'umuryango ufashe n'abandi, ibyo nta kibazo kibirimo rwose. Ariko umenye ngo ibi bintu nkoze ku Mana Imana yampaye, ngewe mbibyaje uwuhe musaruro? Yesu, umunyago wa Yesu ukijijwe nindi? Ubundi ngewe hari inama ngira ngo nihere wenda nk'uwo nguwo kimwe n'abandi bose, wenda ndatekereza ko mfite inama namuhaye, ariko n'abandi bose babonereho. Ngewe ntekereza ko ngewe mbaye ndi umuhanzi ukomeye cyane, mbasha kwicaza abantu benshi muri sare, baba benshi cyangwa bake, ariko abantu bakanyitaba. Dore uko nge nabikora, kandi nanabonereho dushyira umucyo kuri iki kintu kugira ngo abantu niba bagiye ahantu, bagiye mu bitaramo by'abaramyi, bagiye mu bitaramo by'abahimbaza Imana n'abaramyi, nimugerayo ntimuzemere abantu bahagarara batabanje gusenga, ntimuzemerere umuntu uhagarara imbere yanyu ntatangira babwira ati jyewe nitwa runaka mu mazina yanjye, niba ari umugabo ati mfite umugore yipresente, ariko avuga ati ibi bintu nkora ni impano y'Imana, Imana yampaye, ariko sengera. Mwavuze aho musengera, nibiba na byiza ube watumiye abakozi b'Imana, uvuga uti pasiteri wanjye nuriye, werekane n'abandi bapasiteri bahari bo mu zindi nsengero. Nurangiza abo ugiye kuririmba bavuga ati tugiye kuririmba, ariko aba bantu bahagarariye amatorero mubarebe, nisoza buri muntu wese akumva ashaka kuba nkanjye, arebe itorero agenda abarizwamo, arebe uwagenda agana. Noneho icyo gihe uko biri kose mu bantu wahamagaye, mu bantu 300 400, ntihazaburamo n'umwe, ntihazaburamo na 2, ntihazaburamo n'10. Noneho nurangiza icyatumye ukora igiterane cyawe, icyatumye uhamagara abantu bawe, ufata ibyo wabonye, nurangiza wishyura bugomba kwishyura, nawe nabara kusigaranye ugatahane, na pasiteri nawe waje wawe w'itorero afate 2 cyangwa 3 bihannye, yego bihannye, ababwiriza ubutumwa bwiza nabo agenda bajyane mu ishuri ry'icyumweru, nabo bazamere nk'uko nawe wagize gute wabayeho. Icyo gihe rero uzaba uhawe n'umugisha n'Imana, ariko kandi uzaba ucyuye n'iminyago. Kandi n'abapasiteri nabo mbabwire rwose, nabe mugomba kumva ko ibyo bintu bibaho. Mu gihe uwo muhanzi yakuze nakaguhamagara, ukaza ugakora uwo murimo w'Imana, ukabona ubonye 3 4 5, ujye uzamura amaboko uvuga uti Imana ishimwe, nari pasiteri mu rusengero, none Imana yazanye abandi bavuga butumwa, tubonye abandi 5 baturutse mu giterane cy'umwana wacu wigize mu ishuri ryo kuririmba no kuramya mu rusengero. Aritwe ntitubere umutwaro impano z'Imana, cyangwa ngo tugirane amakimbirane, ahubwo twuzuzanye twese kugira ngo yaba ari bo ndetse natwe habonekemo umunyago w'Imana. Imana ibaha umugisha. Rero ndumva nicyo gitekerezo naho ku bantu bose, ariko reka nze mvuga ijambo rimwe rivuga ngo Imana ntiyanga indirimbo, ahubwo yanga umutima uri kure w'umuramyi. Imana ikunda umuramyi n'umutima we uri imbere y'Imana. Imana ibaha umugisha. Mugire ijoro ryiza.